kuri iyi saha ya none abajenerali batandukanye ba M23 harimo General Sultan Makenga, Colonel Wiringoma n'abandi bayobozi batandukanye harimo Colonel Nanga bamaze kurusimbuka. Aha bamaze kurusimbuka ni mu mujyi wa Uvira, ahamaze iminsi hari isibaniro ry'intambara zitandukanye muri Kongo rihuje ihuriro M23 ndetse n'ihuriro ry'igisirikare cya Kongo, Abarundi, Wazalendo ndetse na FDLR. Uti byagenze uti Colonel Nanga ndetse n'abandi basirikare bamwungirije harimo Sultan Makenga, Wiringoma ndetse na Kanyuka bari batembereye mu mujyi wa Uvira, aho bari gutanga ituze, bari gukoresha inama abaturage ndetse bari no kureba uko ingabo zabo zitwaye ku rugamba, naho FARDC yari yarashinze ibirindiro bitandukanye. Byaje rero kubabana ibindi kuko umujyi wa Uvira, Abarundi, Wazalendo ndetse na FARDC ntago barasubiramo, bambaye imyenda isanzwe bajya mu buzima busanzwe ariko baracyabitse imbunda. Baje gutegurirwa rero agaco kuri uya manwa y'uyu munsi, baza gupangirwa kwicwa, nibura bateganyaga ko bamwe muri bo baraza kuraswa abandi bakarucika ariko baje kuraswa. Byaje gutahurwa rero mu gicamunsi cy'uyu munsi, mu kanya katambutse nibwo intare zasarambwe cyangwa abasirikare ba M23 mu butasi bukomeye, mu ikoranabuhanga n'ubundi bumenyi butangaje, baje gucunga umutekano w'abo bayobozi, aho batangiraga interview naho batemberaga mu mujyi bari kureba ibyo bafashe nuko babigenza, bari gukoresha na interview abaturage. Ahangaha rero nibwo Abarundi bari bagabye igitero, bateguye igitero giteye ubwoba gikomeye cyane, cyari kwibasira aba bayobozi kikaza kubambura ubuzima. Byaje kuba ibintu bitangaje, byaje kuba ibintu bikomeye nyuma y'uko Abarundi bamwe na bamwe baje gufatwa ku bufatanye n'abaturage ba Uvira. Abaturage ba Uvira twaje kubibona neza ko bishimiye M23 kurusha ziranyeshamba zitandukanye, harimo Wazalendo, harimo FARDC ndetse n'abandi batandukanye, aho intare zasarambwe zikimara kwirukanamo FARDC n'ihuriro bafatanyije. Ahangaha intare zasarambwe zikinjira mu mujyi, twabonye ko abaturage bagenda bazikomera amashi mu buryo butandukanye, bazibwira bati bienvenue welcome to Uvira, muze tubahaye ikaze. Rero ku bufatanye n'abaturage baje gutanga amakuru ku ntare zasarambwe ko abayobozi babo harimo Colonel Wiringoma n'uwo bita General Sultan Makenga, harimo bita Colonel Nanga n'abandi bayobozi batandukanye bari baje muri Uvira, ko bapangiwe igitero cyo kwicwa. Iki gitero bavugaga ko gishobora kuba cyari kirimo drone yari guturuka i Burundi ndetse n'izindi nyeshamba zitandukanye ziri muri uriya mujyi wa Uvira zihinduye abaturage. Mu itagwa ry'iki gitero kandi haje kugaragaramo ko hari hatezwe n'ibisasu, ahantu hamwe na hamwe hari guca imodoka z'aba bayobozi zitembera muri uyu mujyi wa Uvira. Ni ibintu bije gutungurana cyane, biraza kugorana kumanaginga uriya mujyi wa Uvira urimo imitwe itandukanye, harimo Wazalendo, FDLR, FARDC, Abarundi batarashiramo nibura, keretse M23 nikora igikorwa cyo gusaka cyangwa guhiga umuntu ku wundi, umuturage ku wundi, kugeza nibura aba bantu bashizwemo abandi bagafatwa. Nibura bavugaga ko icyo gitero cyari guhitana uwo bita Sultan Makenga, umugaba mukuru w'ingabo za M23 cyangwa umutwe wa M23. Nibura bavuga ko abandi bari kugituruka, ariko uwo nguwo we rwari rwamubonye ku munsi wa none. Gusa magingo aya bakaba bamaze gutahurwa Colonel Nanga, Colonel Wiringoma na General Sultan Makenga n'abandi bayobozi batandukanye ba M23 bakaba batashe barusimbutse. Gusa aba bagabye igitero ku bufatanye n'abaturage, Abarundi baje gufatwa, FARDC ndetse n'abandi batandukanye, abandi baza kubacika. Gusa Colonel Wiringoma ndetse na General Sultan Makenga batanze itegeko ko ku bufatanye n'abaturage ndetse n'abasirikare babo, aba bakoze ibi cyabashakaga kuvutsa ubuzima abayobozi ba M23 bagomba guhigwa mu mujyi wose, yaba n'abayigiye i Burundi bagasangwayo bagafatwa bakabiryozwa, abafite imbunda cyangwa bashaka kugwana bakaraswa. Gusa kuri aya makuru Uburundi
bwahise buza buyasubizaho vuba vuba bwihuse, buvuga ko nta basirikare babo bigeze basigara muri Kongo, abasirikare babo bose babacyuye. Nuko tubizi bwa mbere na mbere abarundi bamanje kwihakana ko nta basirikare bafite mu gihugu cya Kongo, kuva muri Kivu y'Amajyaruguru mu mirwano yahabereye kumanuka bagera muri Kivu y'Amajyepfo, bahakana ko nta musirikare n'umwe bahafite. Ariko nyuma yo gukubitwa inshuro baje kufatwa, abandi bakajya baca ku macano ndetse na social media zitandukanye, nibwo Uburundi bwatangiye kubyemera. Nkuko Evariste Ndayishimiye yagiye abigaragaza ko Burundi ari umuturanyi wa Kongo bwagiye gufasha. Rero abasirikare babo bakaba bashaka guhirika umutwe wa M23 bawuhereye hejuru aho kuhera hasi barwana urugamba ku rundi. Nuko byagenze rero kuri gicamunsi cy'uno munsi, uyu munsi tuvugana abayobozi ba M23 baba bavukijwe ubuzima. Gusa M23 abayobozi batandukanye harimo Colonel Nanga, Colonel Wiringoma n'abandi batandukanye bakomeje gutangaza ku binyamakuru bizeza n'abaturage umutekano usesuye ko bagomba kurwana bakagera aho bita Kinshasa, ndetse abaturage bagomba no kwinjira mu gisirikare bakabafasha kurwana bakabohora nibura igihugu cyabo. Gusa batangaje ko abantu bafite ubwenge cyangwa bagitekereza gushyirika umutwe mu M23 bahereye ku bikorwa nk'ibyo ngibyo byo gusenya cyangwa kwica abayobozi bakuru, ibyo ngibyo ko batazabyihanganira na bukeya. Umuntu wese uzagaragarwaho icyo gitekerezo cyangwa undi ubitekereza, uwo nguwo ari inyanga Kongo cyangwa umuntu utifuriza Kongo ibyiza biri imbere, ko uwo nguwo agomba guhirwa agafatwa nibura agafungwa. Nuko rero byaje kugenda M23, FARDC, Wazalendo ndetse n'abandi baza gusakirana muri ubwo buryo butandukanye. Kuri izi saha kuri uyu munsi wa none Uvira yaraje gufatwa, ndetse abaterabwoba ndetse Wazalendo, FDLR cyangwa se FARDC baracyarimo benshi, nubwo abenshi bavuga ko nibura 12,000 byahungiye mu Burundi. Abenshi bahindutse abaturage, bamwe babaye abafundi, abandi baba abacuruzi, barakirukanka muri uwo mujyi bawuzengurukamo umunsi ku wundi, isaha ku yindi ndetse n'umunota ku wundi, isaha n'isaha bakongera bakagaba ibitero bagaruka. Sizo nkuru gusa zihari, kandi bavuga ko Uburundi bwatangiye kwisuganya ku mipaka ya Kongo ahagana kuri Tanganyika n'intwaro nyinshi n'abasirikare benshi n'ibikoresho byinshi, ndetse bakabafatanyije n'umubirigi kuva Kongo Kinshasa kugera Uvira, uri gutegura urugamba rwo kwisubiza Uvira ukazamuka ukagera hano ngaha Bukavu na Goma n'ibindi bice byose. M23 bakayikubita inshuro ku bufatanye n'ibihugu byo mu Burayi bimwe na bimwe bishyigikiye demokarasi ya Kongo, mu rwego rwo kubakubita inshuro ndetse no kubavutsa uduce bafashe bagasubira ngo aho baturutse. Gusa abayobozi ba M23 basezeranyije abaturage ko bazaharekura basize ubuzima, naho mu bundi buryo bwaribwo bwose ko badafite intego yo kurekura ibice bafashe, ahubwo intego ari uguhindura Kongo neza kurusha uko bayisanze mbere irimo akajagari. Nyuma y'ibyo byose rero M23 ikomeje gukomereza mu bindi bice bitandukanye, ikora imirwano itandukanye harimo Warikare n'utundi duce dusatira Uvira, ishaka gukomeza Kinshasa. Ni mu gihe barwana kandi hari amasezerano ateganyijwe bagomba gusinyana n'Abarundi, bagomba gusinyana na Kongo, ndetse Abarundi bagomba kuzaba bariyo nk'indorerezi ndetse n'ibindi bihugu byo mu karere mu rwego rwo kubahiriza ayo masezerano. Ayo masezerano azakisinyirwa Iduha muri Qatar ku bufatanye na Amerika, Qatar ndetse na DRC n'ibihugu byo mu karere. Nayo makuru uyu munsi yarahari. Ciao ciao, tubifurije ibyiza kandi ntugende udakoze subscribe, like, share ndetse na comment kuri no channel yacu.